Muraho neza bene data, twongeye kubaramutsa kandi tubifurije kugubwa neza Uwiteka bahire. Turagarutse namwe nizere ko yicano turasanga mu keretse abahageze bwa mbere, abo nabo reka tubibwire ariko mukore subscribe kugira ngo tujye duhorana. Nitwa Ukigize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data batumirwa abigisha bacu badufasha ingingo ku munsi ku wundi. Reka tubakire nabo babasuhuze. Karibu bene data. Twaramutse kandi ndongeye ndabasuhuje. Nitwa Charles ndi mwene so. Imana bagumugisha. Turabashuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Ninzaba mwita Pierre basuhuza. Murakoze cyane bene data mudukurikirana ibyifuzo byanyu n'itegeko kandi commentaire zanyu turazumva ndetse n'inyunganizi zanyu nazo zirakenewe. Tugiye kwiga ingingo itubwira ngo ubugingo butangwa no gupfa. Reka dusabe mwene data Charles adusengere mbere yuko dukomeza iyi ngingo. Data mu izina rya Yesu turagushimiye umwanya mwiza uduhaye kwiga ijambo ryawe ubihimbarizwe. Umugisha umuntu wese uza kwikana iki kiganiro cy'ikigisho haba twebwe naza dukurikira imigisha mu ijambo ryawe dusesekareho mu izina rya Yesu. Amen. Rakoze cyane, reka tujye mbere mu ngingo yacu uyu munsi ariko reka dusabe mwene data Pierre atwibutse ingingo twize ejo mbere yuko dukomeza iyi ngingo. Ni karibu Pierre. Ejo hari kuwa kabiri twize ingingo ivuga ngo icyifuzo cy'abisi. Icyifuzo cy'abisi cyagaragariye mu Bagiriki ku iherezo ry'umurimo wa Kristo. Turashaka kureba Yesu. Ariko nk'uko byari bimeze muri icyo gihe, abanyamahanga ntago bari bemerewe kugera muri bimwe mu byumba byo mu rusengero. Yesu rero yari mu cyumba cy'imbere mu rusengero, Abagiriki batemerewe kugera. Byasabye iki? Babimubwiye yahise abona iherezo ry'umurimo we, ariko binamusaba gufata umwanya agasohoka akabasanga hanze kugira ngo abatege amatwi abumve. Rakoze cyane. Icyifuzo cy'abisi twanabonyemo ko rwose gikomeje. Uko bari bagifite muri kiriya gihe n'uyu munsi abisi bafite icyifuzo cyo kureba Yesu. Kandi njye nawe tuvuga ko twamumenye nitwe burya bwo usanga Yesu tukambwira ati abisi barashaka kukureba. Ariko tukasanga n'abisi tukabwira ngo Yesu arashaka kuvugana nawe. Koze cyane. Ariko busibye ko Yesu burya arabizi, akeneye ko abisi bamusanga. Ingingo yacu y'uyu munsi rero reka dusabe mwene data Charles aturebere muri Yohana 12:24 mu kibazo tubazwa ngo ni irihe gereranya Yesu yavuze hagati y'akabuto k'ishaka hamwe n'umurimo we. Muri ya magambo Yesu yavuze. Karibu rero dusomere. Handitse ngo nukuri ndabwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Murakoze cyane. Ibi bisobanura iki? Mwene data Pierre reka tumusabe atufashe dusobanukirwe neza n'iya magambo Yesu yavuze. Ni karibu Pierre. Hano mu mwuka w'ubuhanuzi uwifuzwa ibihe byose, ku ipaji 623 baratubwiye bati akabuto gahambwe mu butaka kera imbuto, kandi izo mbuto nazo zirongera zigaterwa mu butaka, hanyuma umusaruro ukiyongera. Bityo rero urupfu rwa Kristo ku musaraba w'i Karuvari ruzera imbuto arizo bugingo buhoraho. Abazanyurwa n'icyo gitambo cyo ku musaraba bizababera ubwiza, bizababera imbuto nziza, kandi bazabaho ibihe bidashira. Akabuto k'ishaka gakomeza kubika ubuzima bwako, ntigashobora kwera. Akabuto k'ishaka gakomeza kubika ubuzima bwako, ntigashobora kwera imbuto, kagumaho konyine. Kristo yaza kubishaka yari kwikiza ntagerweho n'urupfu. Ariko iyo aza kubikora yari kwikiza wenyine, nta bahungu n'abakobwa yari kugeza ku Mana. Yahisemo gutanga ubugingo bwe kugira ngo abantu babubone. Yemeye gupfa, arahambwa kugira ngo abe imbuto yakomotsweho umusaruro munini. Kandi abantu benshi bakomotse mu mahanga yose, amoko yose, indimi zose n'imiryango yose bacunguwe n'Imana. Urakoze cyane. Mbere yuko tugira ibyo tuvuga kuri aya magambo,
reka twumve n'iri somo dusoma muri Yohana 12 umurongo wa 25 ndetse na 26. Ni ubuhe buryo bwa kabiri Yesu yifashishije agira ngo agire icyo yigisha yifashishije ako kabuto? Ubwa mbere tumaze kubusomerwa, ariko kwereka twumve n'ubwa kabiri noneho tubihuze byose. Dusomere Yohana 12:25 ndetse na 26. ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera atazamuha icyubahiro. Amen. Murakoze cyane. Ese iri jambo ko ritubwiye ngo ukunda ubugingo bwe azabubura, ariko uwanga ubugingo bwe azabubona, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ese umuntu yakiyahura se? Umuntu se yakiyicisha inzara? Umuntu ni gute uwanga ubugingo bwe azabubona? N'iki twakora kugira ngo tuzabone? Kuko ubugingo bw'iteka burya burahenze. Ni iki aya magambo asobanuye? Kadusabe Pierre adufashe. Karibu. Ubundi birasanzwe no mu muco wacu hano mu Rwanda, iyo ufite imbuto ukanga kuyitera, ubwo wahombye nta biryo uzabona, inzara izakwica. Ariko reka twumve mu mwuka w'ubuhanuzi hano ukuntu batubwira. Umwuka w'ubuhanuzi ni uwifuzwa ibihe byose, ku ipaje noneho ya 623 Yego. Abizera imbuto, abizera imbuto mu murimo nk'abakozi bakorana na Kristo bagomba kubanza bakagwa. Abazera imbuto. Nibyo. Abazera imbuto mu murimo wa Kristo nk'abakozi bakorana na Kristo bagomba kubanza bakagwa mu butaka bagapfa. Ubugingo bwacu dukwiriye kubutaba mu butaka bugizwe n'ibyo isi ikeneye. Kwikunda no kwishakira inyungu bigomba gucika muri twe, kandi itegeko ryo kwitanga ni naryo tegeko ryo kwibungabunga. Ubwo ahangaha hari iby'isi ikeneye, twe tugomba kubipfamo. Yego. Burya nicyo cyitwa gupfa. Yego. Kandi uko dutabye bwa butaka bwacu, ubwo ya mbuto yacu, ubwo nibwo buryo bwo kuyibungabunga kugira ngo izere izindi. Yego. Umuhinzi abungabunga imbuto ze kubwo kuzijugunya mu butaka. Ni nako bimeze ku buzima bw'umuntu. Iyo tubutanze tubaho. Ubugingo tuzibikira nibwo tuzatanga ngo bukoreshwe mu gukorera Imana n'abantu. Abatanga ubugingo bwabo ku bwa Kristo kuri iyi si bazahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo bukoreshejwe mu bikorwa by'inarijye bumeze nk'imbuto ziriwe, burashira nyamara nta nyungu ibukomokaho. Umuntu ashobora kwirundaniriza ibyo ashoboye byose akabaho, agatekereza ndetse agateganya ibimwerekeyeho gusa, maze ubugingo bwe bugashira, agasigarana ubusa. Itegeko ryo kwihugiraho niryo tegeko ryo kwirimbura. Noneho abantu bose bafatanije na Yesu kwikorera umusaraba wo kwitanga nibo bazasangira nawe ubwiza bwe. Yesu mu kubabara kwe no kwicisha bugufi ashimishwa no kubona abigishwa be basangira icyubahiro nawe, nabo n'imbuto zo kwitanga kwe. Akoze cyane. Ubugingo butangwa no gupfa. Hano birasobanutse, biri kugenda byumvikanamo, ariko reka dusabe Sharire arushaho kubitwumvisha neza kurikije uko wateze amatwi. Ase uku kwitanga twakura hehe? Ni iki twakora kugira ngo natwe tuzasarure ubugingo? Kuko hano biragusaba, kuko hano biratubwiye kugira ngo tubone nuko dupfa. Urupfu dufashe kugira ngo abantu badukurikiranye twumve neza urupfu dukwiriye gupfa kugira ngo tubeho. Murakoze cyane. Yesu yagereranije akabuto k'ishaka n'umurimo we. Ariko arangije anifashisha ubundi buryo kugira ngo ubone uko yigisha yifashishije ka kabuto. Hano harimo amagambo abiri y'ingenzi, harimo keywords z'ingenzi ebyiri. Irya mbere, kugira ngo ubugingo buboneke,
bisaba ko umuntu apfa. Gupfa gute rero? Ni ugupfa kw'inariki. Inariki yo kuyikunda, yo kwihugiraho. Uko irya kabiri uvuga ngo itegeko ryo kwihugiraho ni itegeko ryo kwirimbura. Donc uko wihugiraho urimo urarundanya ibintu ukagarukiraho gusa ugakwamira mw'ibyo, urimo urategura kurimbuka. Buryo uri gute? Urimo kwitegurira kurimbuka. Yego. Ariko uko wemera gutanga igihe cyawe, yego, ukemera guca bugufi, yego, ukemera kwikuraho ubutunzi bwawe, yego, kugira ngo imitima ikire, urimo urazigama ubugingo buhoraho. Niyo magambo abiri y'ingenzi arimo hano akomeye. Akoze cyane. Ese buriya rero mu kimenya umutwe rwose cyumvikanye, nitwitanga nibwo tuzakiza ubugingo bwacu. Yego. Ariko nitutitanga tuzagumana ubwo dufite. Yego. Rero izi nyungu reka twifuriza abadukurikiranye ndetse natwe ubwacu burya kuzihirimbanira, uko Yesu yitanze akikiza agakiza n'abahungu n'abakobwa nk'uko twabibonye cyangwa se nk'uko turi kubibona, niko natwe dukwiriye kwitanga kugira ngo agakiza kacu ndetse n'ak'abandi bibashe gushoboka. Reka twifuriza abadukurikiranye rero ibihe byiza, kandi tubifurize gukura uru rugero rwiza ku mwigisha wacu mukuru, twese nk'abakristo dufataniriza hamwe kugira ngo tuzabashe gusarura ubugingo bw'ahazaza mu izina rya Yesu. Amen.